ryari. Tekereza niba uzatakaza amahoro kugeza igihe ibintu bibuza amahoro bizashira mu isi kandi ntibizigera bishira. Ariko gutunganywa, Imana igutunganya, Imana ikunoza, Imana ikwigisha, ugera igihe ugatunga amahoro kandi ibintu byose bikuzengurutse byose bibujije amahoro. Uru rugendo ni urugendo rurerure, tugenda dushobora buhoro buhoro. Hari igihe wayatakaza ku kwezi kugashira, ukagera igihe n'uruka ushobora byibuza ukageragezwa uvuga uti noneho ni icyumweru kimwe gusa nyatakaza, aho ukabivaho bikagera ku munsi ukavuga uti iki kintu nahuye nacyo cyajyaga kimaza ukwezi naratakaje amahoro, noneho ni umunsi umwe nyatakaza, kwa kabiri mbana yagaruye, aho ukaharenga ukagera igihe noneho yatakaza isaha, naho ukaharenga ukagera igihe yatakaza iminota 30 yonyine ugahita ugarura amahoro yawe, naho ukahatsinda ukaharenga ukageza igihe utakiyatakaza. Aho niyo Imana yifuza ko tugera n'urugendo, kandi Imana ntabwo ikureka, irakomeza kugutoza kugeza igihe uzabera umuntu ushyitse, kugeza igihe uzarangiza urugendo rwawe hano mu isi. No kwihangana, niba hari ikintu kigora ni ukwihangana. Dusabwa kwihangana se ryari? Iyo twahuye n'ibintu nyine bitugoye bidusaba kutihangana, ibyo bindi bitujegeje ku buryo kwihangana kudushiramo. Ariko kwihangana kugira ngo kuze nk'imbuto nyine nuko wakubwe, nuko wateguwe, nuko watyajwe, Imana igushakamo ko waba igikoresho kizima. Rero Imana izemera ko ugeragezwa kugira ngo ugwize kwihangana, kugira neza nuko ngo ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo ngo nta mategeko abihana. Imbuto zose z'umwuka wera ziva mu kugeragezwa tugatsinda. Nongere mubwire ngo umuntu uzasanga afite imbuto kandi igihe kirekire, uzamenye ngo umuntu yatsinze ibigeragezo byinshi, kuko ntabwo Kristo yifuza ko tuzera igihe gitoya. Uzi ko yifuza ko imbuto zacu zigumaho. Tekereza guhorana ibyishimo kandi nta bintu bikunejeje. Tekereza guhorana amahoro kandi nta bintu biguhesheje amahoro. Tekereza kubasha kwihangana iteka kandi abantu bahora bakujomba bakugerageza ukabigumana. Kristo wifuza ko imbuto zacu zigumaho. Yarabivuze muri Yohana 15:16 ngo simwe mwantoranyije ahubwo ni jye wabatoranyije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe, kugira ngo imbuto zanyu zimareho amasaha makeya, kugira ngo imbuto zanyu zigumeho. Ariko uzi umuntu washoboye gukunda iteka, uzi umuntu washoboye kugumana amahoro, uzi umuntu washoboye gukomeza kwihangana, uzi umuntu washoboye kugumana ubugwaneza ku bantu bose, akagumana ubugwaneza, abamuhemukira, abamubabaza, harimo abo babana, harimo abakure, harimo abo basengana. Uzi kugumana ibyo bintu, imbuto zikagumaho, nuko umuntu aba yaratojwe n'Imana akagenda anesha. Nongere nkubwire ngo umuntu uzasanga imbuto z'umwuka wera igihe kirekire, uzamenye uti uyu muntu yarwanye intambara nyinshi, izizwi n'izitazwi, ariko yagiye agira ubutsinzi. Umuntu wese Kristo nuko nguko amushaka. Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 ngo bene data, ijambo riratangaje, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ngo tekereza byaba ibyishimo se gute? Ariko umwuka wera impamvu yemera ko byitwa ibyishimo nuko abazi wowe uzasohokamo kuzaza uboneye, utunganijwe, urushijeho kurabagirana. Ngo mwemere yuko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu, ninde ugerageza kwizera? Ni Imana. Mumenye yuko kugerageza ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Nuvuga ngo imbuto yo kwihangana isoromwa mu mwanya, imera mu mwanya wo kugeragezwa. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Uzi ko hari ikibazo kigutinzeho atari ko Imana itumvise gusenga, ahubwo irashaka ibi ngibi. Mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Imana ikemera ko umugabo wadakizwa, ikemera ko umugore wadakizwa, ikemera ko ari ikintu cyanga kimva kikanga pe, kikamara imyaka, kikamara 2, kikamara 3, ariko Imana ishaka ko utunganywa kugira ngo kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gatoya. Hari igihe umuntu yibaza ngo ariko ngiye ngo nkomeje urugendo nta kibazo nagiranye n'Imana. Iyi Imana utakiyizeye nyine uba waratakaje kwizera. Hari umuntu ubanye n'Imana avuga ati basinzayivaho nta kundi nabigenza, yanje kunsubiza, ariko warabihiwe hagati mu rugendo. Nuvuga ngo kwihangana ntabwo kwashohoje umurimo wako, ntabwo kwadugutungaje, kuko warabihiwe, wananiwe gukomeza kwizera Imana. Twananiwe gukomeza kwizera Imana, turabihiwe hagati mu rugendo. Imana irifuza yuko ukomeza kuyizera, urugendo ukarukomeza ufite amahoro no kwihangana utacogoye. Imana ijya yemera ko ibi bintu bigera ku bakiranutsi. Imana yacu tugirire neza. Nanone mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 haravuga ngo nicyo gituma mwishima
nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Ninde upima kwizera kwawe? Ni Uwiteka. Ninde wemera kugeragezwa? Ni Uwiteka. Gusa ntaza kugerageza ibirenze ibyo wabasha kwihanganira. Ibyo ngibyo turabizi. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Wari uzi ko abantu bashobora kuba muri Kristo Yesu neza bakabishobora, kwizera kwabo kwaratyajwe, kuragenda kurabengerana kugeza igihe kugaragara ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Ngo kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro. Kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Kwizera kwawe kwagiye kurabagirana kuzaguhesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro igihe Kristo azahishurwa. Imana yemera ibyo bintu byose kugira ngo umwanzi naguteza intambara atazakubasha. Nanone mu byahishuwe 3:19 avuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Ntabwo Imana ibi bintu bikorana urukundo, nako ibikorana kuko ikwanga, ibikorana urukundo, iragukunda bihambaye, ikwitayeho, ntiyifuza ko umwanzi yazagushobora. Niyo mpamvu itoza, ni nko kuba muri entraînement. Ni uvuga ngo umuntu arimo aritoza, bare bakina boxe wenda arimo aritoza kugira ngo nagenda hariya azatsinde. Niko Imana itoza amaboko yacu, kugira ngo nitujya mu kibuga cyo guhangana na Satani, ko Satani wari kwisara zerera aragushaka aratubuza amahoro, kugira ngo ninjya ku kibuga cyo guhangana na Satani nzatsinde. Ni nk'abasirikare bafite abayobozi beza, ntabwo wabuzi ko hari urugamba ruri imbere ngo umusirikare rwego ni mwiryamire ndabakunda, ni mwinywera amata, ni mwirira ibigori, mwiryamire mwikina amakarita mwemerere neza. Oya, umusirikare uzi icyo ashaka, umuyobozi wa gisirikare uzi icyo ashaka, azatoza abasirikare be kuko azi ko imbere hashobora kuba urugamba, umwanza azatera atunguranye. Reka kwihangana gusohoza umurimo wako, kwizera kugwirire muri wowe, uba umuntu utsinda, uba umuntu ubishobora. Ongera weguke, ongera wiyegure, wikomeze, ukomeze urugendo uvuga ati ibintu bimbaho Imana irabizi. Nakoze icyo nasabwaga gukora, narasenze, naritunganyije, nasabye Imana imbabazi. Niba rero uruhare rwanjye nararukoze, ndimo ndatozwa n'Imana, imiratoza amaboko yanjye. Reka ntegereze, kandi ntegereze ntapfuye, ntegereze mfite ibyiringiro, nkomeje kwizera Imana yanjye. Imana yacu tugire neza. Umwanditsi wa Zaburi 119